Nyuma y'amezi 6 yagiye kubona umukobwa bahuze bakundana aramuhamagaye. Akibona nimero ye umutima wateye cyane, yibaza niba ibyo ari kubona ari byo cyangwa ari kurota. Yarayiretse irirangiza ngo arebe ko yakongera guhamagara. Hashize iminota 10 arongera. Yaratuje, umukobwa amuhamagara mu izina ati Mike, uraho neza? Atuje cyane yarikirije ati uraho urakomeye Nizo Ngabire bitaga Nizo, ati kugufatisha biba ari intambara. Nawe ati mu buhe buryo se kandi telefoni yanjye biri ku murongo? Nizo ati ntubizi nyine, naraguhamagaye mbere icyuya ndagushakisha ivumbi riratumuka. Mike yishimye ati warampamagaraga bikanga se? Nawe ati naraguhamagaraga nicemo, byarangiye nihamagariye mabukwe musaba indi nimero yawe, none ndayihamagaye icamo. Tigo niyo narinze mu mutwe kandi urabizi ko naranze no kwiyemeza muri telefone kuko nashaka kuguhamagara ngahita nyandika, cyangwa se kuko twavuganaga kenshi mu bo twavuganye gahora hejuru ngahita nkoronka guhamagara. Nako nawe wampamagaraga kenshi rero sinari naremeje nimero zawe. MTN iyo yaririmo ariko urabizi ko bigeze kunyiba telefone gatakara. Mike yirengagije ibindi yaravuze, aramuza ati nyuko bukwe wuhe? Nawe uti mukecuru mama wawe. Wowe se ko wanyanze? Mike ati ngiye nkwanga, nawe tuzi ko nsigaye mbaye nk'umugore wahukanye wavuye mu nzu nta mahoro nkigira, ariko mabukwe arankunda, wowe nushaka n'ubundi uzakomeza ukora telefoni nzajya nivuganira nawe. Mike ati Nizo urabizi ndagukunda, nukanjagaraza bigezaho ushaka kunyumva gusa ngo mve ikimvamo. Nizo ati oya mwana, ahubwo mba nicaye mu bwakazamo kuri kumwe n'undi mukobwa, umutima urandya nkaguhamagara nicemo. Ubundi kuki nimero zawe zidacamo? Kuki se bw'uyu munsi unyitabye ariko ngo uhamagaye bwa kabiri? Mike ati birashoboka ko barahamagaye kuri Tigo ndi kuvugira kuri MTN kuko zose ziri muri telefone imwe. Nizo ati nyine nsumyemera nk'umupfakazi. Mike ati mu buhe buryo? Si wowe wahisemo kugenda? Nawe ati sinagiye, erega uwo wakunda by'ukuri ntabwo wamwibagirwa, umutima uhora ukunyishyuza nubwo nashaka abandi dukundana. Wenda wowe warabishoboye ariko nk'uko mbikubwiye umutima urandya ntekereza ko ari undi mukobwa muri gukundana. Ubu disi baragusura bakarara, narumvise ngo usigayeho no mu mujyi. Mike ati Nizo kuva wansiga kuriya ntazi n'impamvu, nta na rimwe nongeye kugerageza gukundana n'umukobwa. Ikindi sinjye ndarana nabo, icyo kintu ndakirinda nawe urabizi. Nizo ati none ko wanditse igitabo ntumifoto ngo ni postingere? Nawe ati nari kuyiguha neza kandi twaratandukanye. Nizo ati ngenda nakwikumburiye, ubu se nza kubona ne? Mike ati nanjye simbizi, sinzi uko tuzahura. Nawe ati ibyo tubireke, ahubwo se ugeze utegura ibintu bya graduation muzayikora vuba? Mbwira ugezeho imyiteguro, kuki utantumiye? Nta mukobwa uza kugendera ahandi? Nawe ati oya, nta mukobwa nkeneye, nzagenda njyenyine. Nizo ati nari kuzaza tukijyanira. None se ubwo ko warangize kuryo wumva ko no guhura bitashoboka? Mike ati wivuga ibyo navuze. Nizo ati rero mbwira aho utuye nzaze kugusura. Nawe ati nuzaba ukagera muri gare uzatega moto kugeze kuri Welcome Place niho ntuye. Akibyemera Nizo iramubaje ati nzakuzanira iki? Ubu ndi mu ntara ibintu bireze, mbwire nzakuzanire. Nawe tuzaza ryari se? Nizo ati nzaza ejo, mbwira niba uzaba uhari ahubwo. Mike atanga ati ejo, ariko nta kibazo ndahari. Barabyemeranyije. Akimara gukupa Mike yaratitiye aribaza ati burya aracyankunda kuri uru rwego. Mike yari umusore usanzwe nk'abandi bose, yageragezaga kwitaho bya gisore, ari umusore ukorana umwete kandi icyo yihayemo intego agaharanira kukigeraho. Se yari afite abagore 2, wari uwo ku mugore mukuru. Igihe yari afite imyaka 15 nibwo se yabataye akajya kwishakira undi mugore, we n'abarumuna be bagasigara barirwa na mama wabo wenyine. Ibyo byatumye yiga anakora ibiraka mu mpera z'icyumweru cyangwa se mu biruhuko. Rimwe na rimwe yanasibaga ishuri kugira ngo abashe gukorera amafaranga kuko ibintu byose yabyimenyeraga akarenga agafasha barumuna be na mama we. Igihe yigaga mu wa 6 hari umukire wari waturanye wajyaga amwihera ibiraka, ariko wa 5 yamuhaye 10,000 inoti 2 za 5. Yaramubwiye ati nuva ku ishuri uze kunyira ku isantere uzanira agafuka ka sima kuko inaha zashize, nshaka kuyikoresha mu museso kandi nta wundi nahikira kutari wowe. Ukazamukane tuzayibarana ejo ku wa 6, n'uwo uzaba umuyede uzafasha umufundi uzaba uri guhindura inzugi ku bikoni. Kubera ko yari gutahikorera ku gafuka yatwaye undi mupira w'ingofero mu gikapu kugira ngo sima itaza kwanduza ishati y'umweru biganaga. Mu gihe cyo gutaha barangije amasomo yasohotse mu wa mbere, akirenga amarembo akiri uwa mbere yambaye wa mupira utari uniforme. Kuko yari kugera aho yari kugura sima vuba, yakuye inote mu gafuka k'imbere cyane mu gikapu azitwara mu mifuka y'umupira w'ingofero yari yambaye.
yahise agenda yiruka ava ku kigo yerekeza ku isantere yari kwiguramo. Mu kumanuka yiruka yanyuze ku mukobwa nawe byasaga nk'aho yari yatashye mbere y'uko bakubita ku cyuma, kuko ataramuzi yamugize yirukaniye anamusohoza. Ariko yageze hepfo kure uwo mukobwa atangira gusakuza cyane ati yewe musore wowe unyuzeho wiruka. Mike yakomeje kwiruka akize imbere ahura n'umudamu aramuhagarika aramubaza ati musore ese uriya mukobwa hereka arahamagara, dore ari kukwiruka inyuma ari guhamagara ati yewe musore unyuzeho ntumwumve. Mike yarahagaze ahindukiye muri umuhanda mugari, inyuma kure hari abandi banyeshuri benshi bari batashye, abona wa mukobwa yanyuzeho kuko ari kuza yiruka amusatira. Yarahagaze umukobwa mugera imbere aramubwira ati yewe utahe amafaranga. Mike yaguye mu kantu umutima umuvamo, yakoze mu mufuka w'umupira amafaranga arayabura. Yikije umutima arebana ubwoba abaza uwo mukobwa ati kuko uri afite? Nawe ati ngaya ni 10,000 inote ebyiri. Yayakuye mu mufuka arayamuha. Abandi banyeshuri nabo bahise baza batangira kubanyuraho. Mike aramubaza ati none se usanzwe nzi? Nawe ati n'izina ryawe sindizi. Mike amaze kumwibwira yaramubaza ati wowe witwa nde? Umukobwa ati nitwa Nizo Ngabire ariko banyita Nizo. Mike ati Nizo biratangaje, ndumva nta jambo nakoresha ngo niye kugushimira kuko ntiryaba rihagije, byasaba ko mfata igihe nkajya ngushimira umunsi ku wundi. Nizo ati tuvuge tugenda ariko kandi si ngombwa kunshimira, ahubwo se uko najyaga nkubona rimwe na rimwe mu masaha y'akaruhuko wiga mu kangahe? Nawe ati niga mu wa 6. Nizo ati buryo uri gusoza? Nawe ati yego nzakurikiza ikizamini cya leta. Nizo ati niwe nawe njye ndacyari mu wa 4 nzarangiza mwarabonye n'akazi. Mike ati hoya njye nzaba nyiga kuko nifuza kuzaba ndi muri kaminuza. Nizo ati ubwo se wizeye kuzabona amahirwe yo kwiga urihirwa na leta? Nawe ati niki kindi naharanira, niyo ntego nihaye. Mike yarongeye ati ariko se tuvuze ibintu tugasubira ibindi, aya mafaranga kuki utayagumanye? Umenye ute ko ari njye yataye? Nizo ati washakaga ko nyagumana noneho yansubize. Mike ati hoya nuko bintangaje, sinumvaga ko hari umuntu noneho umunyeshuri wabona 10,000 ngakurikira yataye nk'uko bigenje ayamuhe. Nakubeshye mvugishije ukuri, sinzi niba ubutwari nanjye nabugira. Nizo ati nanjye sinzi impamvu mbikoze, ahubwo muri iyi minsi nifitiye n'ubukene, aya mafaranga ari kubonkiza ariko nisanze ari kugukurikira ngo nyagusubize. Yarakomeje ati mbonye wiruka nkomeza kukwitegereza kuko abandi basore biga myaka yo hejuru cyangwa bangana nawe baba bagenda bihuta yego, ariko nibo baba biruka imbere y'abandi banyeshuri nk'abana bo mu mashuri abanza. Yewe kubona umusore ungana nkawe unyura ku mukobwa akikomereza nabyo biba bigoranye. Rero wagiye kunyuraho ndahindukira kuko numvaga imirindi yawe, nakurebye mu maso uhita unyuraho ukomeza kwiruka, ugeze nko muri metero 10 mbona inote 2 ziguye hasi kandi niwe wari uzitaye. Nibwe nikiri gutuma yihuta wasanga gifitanye isano n'aya mafaranga, akaba ari kwiruka ngo agire ibyo yaguramo. None nagira akayabura n'umuvuduko afite aho nariho gugihumura akaba yanasara. Niko kugukurikira maze nawe si ukunca amazi unyihorera nkana kandi wanyumvaga. Mike ati nakumvaga ariko siniyumvishaga kandi ngiri guhamagara. Mu mutwe natekerezaga ibyo naningiyemo, umbabarire rwose. Kandi nk'uko bivuze ayo mafaranga nayo nahawe n'umukire duturanye saa yanjye. Nikira kamaye sinzi nari buze kumpemba ngo nangahe. Agafuka kasima kagura 10,000 wasanga ni 10,000 arengaho make, uretse ko nyine ndakagura ku muntu baziranye. Umve ngo nta na make ari busagukeho. Kandi nubwo bwose uwo mukira muturaka ni umugome cyane, sindi icyo nari kumubwira na kimwe. Ni nayo mpamvu ntabona aho mera ngushimira. Unyijije guhangayika kuko nayataye, unyiza kuba nakutwa igisambo cyawe amafaranga kikayarya kikabeshya ko cyataye. Kandi ibyari kumbaho ntaze ni byinshi cyane, ibyari gukurikira kuguta amafaranga rwose sinabona uko mbigusobanurira. Nizo tuzi ko numva ugiye kumuhumura amaso, nawe tuwuhumura amaso n'ubuki. Nizo aseka cyane ati ubwo iryo jambo nibwo uryumvise? Mike ati yego ni ubwa mbere. Umukobwa ati amaso yawe yari yahumye uta amafaranga kuko ntiwayatureba, n'uburyo bwo kugereranya. Noneho ayanjye yo yahumutse mbona amafaranga utaye. Nyine kuba amaso yanjye yahumutse nkabona amafaranga wataye, mwiriye kubihemberwa kuko hari icyatumye nyabona. Sinzi niba mbisobanuye neza, ariko nkaho ugiye kurangiza amashuri we wabyumva. Mike amwenyura ati ko ugiye kurangiza amashuri se bivuze ko nzi ibintu byose? Kandi ntabwo aba ari ukurangiza amashuri, ni ukurangiza segonderi ujye ubivuga neza. Gusa ngerageje kubyumva uko biri, ariko wowe niba hari n'igihembo ukeneye ntabwo wakenera uhumura amaso gusa. Kandi navuga ko Imana iri yaguhumuye ukabona ko uri guta amafaranga, ntihagire undi muntu w'umutima mubi yatoragura.
ibaze ko iyo abarundi nubwo ndari kugaruka ndi kurira amaraso nkamubwira ko ntayo mafaranga yari kumbwira ko nawe yabonye kandi umutima we ugakomeza gutoza. Niza amwenyura ati ariko sinagutindije, abandi banyeshuri batunyuzeho kandi twari turi aba mbere, ubu se ntiwakomeza ukihuta uko mu kanya urababonije, ongera wihute njye tuzasubira, niga mu wa 4 uzaza undebe. Nawe ati na telefone ugira? Niza ati nitabira ku ya mama. Yamuhaye nimero za mama we aramubwira ati nugera mu rugo ubipi iyi nimero. Iyo bisozwa na kangahe? Mike ati isozwa na 56. Nawe ati nimbona nimero isozwa na 56 ndaguhamagara. Basezeranyeho Mike agenda yihuta ariko atabyumva neza ko habaho umunyeshuri w'umukobwa nawe ubuzima butoroheye wagira umutima nk'uwo. Ikintu cya mbere akoze kigeze agafuka kasima mu rugo ko ari uguhita bipa. Nyuma yo kubikora nizo yahise amuhamagara. Telefoni yari ayifite, mama yari yayimuhaye. Baraganiriye karahava. Bahereye ku barimu babigishaga, ku banyeshuri, ku bari bashinzwe imyitwarire, ku buyobozi no ku bindi bari baziranye nk'abantu bigaga mu kigo kimwe. Baraganiriye barahuza, bibaza impamvu ahubwo kuva kera hose batari baziranye. Nizo arambwira ati rero ninjye uzajya mwihamagarira kuko telefone ari iya mama biragoranye ko umpamagaye wambona. Iyo ngiye kuryama mubwira ko ndi burare niga bitewe n'uko iwacu nyine nta muriro w'amashanyarazi haba, akayima yihuse nkunze kuyimurikisha. Mike ati ibyo nta kibazo, ni na byiza kandi kuwa mbere nzaza kukureba. Nawe ati nanjye nzaba gutegereje. Kuwa 6 nabwo yaramuhamagaye bavuga n'isaha irenga. Ku cyumweru ibiganiro byabaye bitandukanye, baganiriye kuko buri wese abona iby'urukundo. Mike arambwiye ati kugira ngo nkundane n'umukobwa hari ikintu byasaba. Niza ati ni kihe? Mike tusanga abantu bakundana baba bagamije ibintu bitandukanye. Umukobwa bagamije guhindurirwa ubuzima n'uwo musore kuko umusore nawe ahinduka intwari ye agafata inshingano zagafashwe n'umubyeyi cyangwa se umugabo babana. Suko ntafashe uwo dukundana ariko sinabikora nk'inshingano nihaye. Ikindi abasore nabo babikora batinuba kuko baba biteze ko abakobwa bazabafungukira igihe cyose bifuje gushimisha imibiri yabo bakababona. Ibyo rero urukundo ndabona mu yindi shusho itari iyo. Niza ati ubona ababikora babiterwa n'iki ko mbona hari abasore bose bo ku isi bateye batyo n'abakobwa bose bo kuri iyi si yose bakaba ariko bateye. Rwose abakobwa bashaka ko bakura amafaranga, abasore bashaka ko baryamana. Nawe umusore ufite intego iyo akundana n'umukobwa mubonamo umugore we w'ejo hazaza. Nawe akora buri kimwe agamije kuzaryamana nawe umunsi umwe, ahubwo akora byose agakora buri kimwe ngo urwo rukundo rwabo kuko uruhu kurambagizanya buri wese aranire kumenya neza mugenzi we, agerageza no guhuza no kwa musanze kugira ngo barebe ko bazashobokana. Umusore akwiriye kubikora kugira ngo arebe ko umuntu yazavaho umuntu bazabana iteka ryose. Nizo yumvise atandukanye biramurenga, aramubaza ati umukobwa ufite intego w'abateye ate? Nawe ati umukobwa uri mu rukundo kandi agamije ko rugera kure, ashaka ko bari kumwe azamubera umugabo, yirinda kumutendeka, akirinda kumusaba buri kimwe kandi nawe yakagishakishije akaba yagishakira ahandi, akagisaba ababyeyi cyangwa se akanihangana nyine. Ikindi rero abakwiriye no kugira intego zo kwiteza imbere. Njye nanga abantu baba bumva ko mwakundana ariko afite undi ku ruhande kandi mukaba mwinezeza gusa, mutakwicara ngo mubazanye muti ko tuzabana, niki turi gukora ngo tuzabigereho? Niza ati ko tukiri bato nibwo dutekereza ibyo bintu byo kubana. Mike atariko ibyo bintu ntibizaza ngo byiture mu mutwe ako kanya, nta munsi runaka nzabyuka ngo numve byanyituyemo. Umuntu aba akwiriye kugira intego. Ngiyo mbonye umukobwa aho kumubonamo kuryamana nawe mbanza kureba uko mu rugo ahubwo byazaba bimeze. Njye ndibaza nti ese abaye itegeko ryo kubana aka kanya n'uwo mukundana mukirwanaho mukibeshaho, nakwemera kubana nawe? Ubundi se we yabyemera cyangwa yakwisangira abandi? Ese twese twemeranyije kubana twaba dufite ubwenge bwatubeshaho? Nizo yikije umutima aramubwira ati arahirwa uwo muzakundana. Nanjye mba nifuza umusore twakundana atambona nko kuryamana nawe gusa, ndetse namenyera ubuzima bwo kwimenya. Simba nifuza ko umusore ama buri kimwe, ahubwo nahejo uzansobanurire. Mu maseso bose bagiye ku ishuri babonana bataraninjira, aho gusuzanya bisanzwe ngo bahane ibiganza barahoberana. Saa 4 yagiye kumureba akumusobanurira bariganirira. Saa 6 naho byagenze uko bajyana gusangira baranatemberana. Saa 9 barongera barabonana ndetse mu gutaha baratahana. Iminsi yakomeje kwicuma buri munsi bavugana, babishyize ku rundi rwego bahana na gahunda zo kuzasurana mu rugo. Icyo gihe Mike yakoraga akazi gasanzwe kuko arategereje ko igihe kigera akajya kwiga kaminuza. Nizo yagiye iwabo, mama wa Mike aramwishimira cyane. Mike nawe yagiye gusura Nizo, mama aramwishimira. Bose ubuzima bwari bugoranye, ntibari abakire.
bari bakinnye mu bigaragara kandi kwa Nizzo ho byari kure kubi ugereranyije no kwa Mike. Bakomeje kubana batyo, rimwe na rimwe umwe agahamagara umubyeyi undi bakiganirira. Ababyeyi bari barabyakiriye ko abana bakundana, bumvaga bazanabana. Mike yakomereje muri kaminuza, Nizzo nawe akomeza kwiga yisumbuye, ndetse urukundo rwabo rugera ku ntera ndende, aho Nizzo yagiye no gusura aho yigaga. Kumusura aho yigaga. Mike yaratekereje ntiyemera ko bararana mu minsi 2 yahamaze, ahubwo amuraza wenyine mu nzu, wakararana nabo babanaga mu gipangu w'abanyeshuri, arinda ataha ataryamanye. Muri icyo gihe rero amusuye bariranwaga, bagateka, bagakora ibyo bashaka byose, ariko ntibararane. Mike ageze mu wa 3 wa kaminuza, Nizzo wari ukirangiza mu wa 6, ubuzima wabo bukiri ikibazo. Yagize amahirwe mwene nyina wa se, nubwo se yari yarapfuye, amwemerera kumurihira kaminuza. Nizzo yari yaragize amanota make, ku buryo kurihirwa na leta atari no kubitekereza. Kwiga kaminuza ahirirwa na se wabo byari umugisha ukomeye cyane kuri we. Se wabo yamufashe nk'umwana we, amugurira imyenda myinshi, amwishyurira inzu nziza yo kubamo, kandi amafaranga y'ishuri yishyurira rimwe y'umwaka wose. Yaragiye aratuza, atangira kumenya uko ubuzima bwiza bubaho, yiyitaho, aba mwiza kurushaho. Mu mezi 3 gusa akigera muri kaminuza, yandikiye Mike amusaba ko batandukana. Mike byaramutunguye, yibwira ko ari mu mikino. Umukobwa yahise amuboroka ahantu hose no ku mbuga nkoranyambaga zose. Mike yagerageje izindi nimero, yamuhamagara, umukobwa acyumva ko ari we akamukopa. Yibajije ikiri kuba arakiyoberwa. Icyatumye kubyakira bimugora ni uko yahamagawe na nyina w'umukobwa umubaza ati kuki wanze Nizzo? Niko ubuzima bwaraguhiriye, ubona utakundana n'umukene? Mike ati Nizzo niwe wanyanze. Mama ati ibyo wamukoreye nawe uzabyiturwe. Umwana wanjye yaragukundaga uramuhemukira. Mike yaramusobanuriye. Mama Nizzo ati yambwiye ko ari wowe wamwanze, none nawe ngo niwe wakwanze. Ibintu byanyu ni ibiki? Mike ati yarakubeshye. Ibyo byatumye Mike yibaza icyo yaba yarakoze kigatuma Nizzo agenda akanabwira abantu bose ko ari we wamwanze. Mama we bwite nawe yaramuhamagaye amubaza amakuru ya Nizzo, amubwiye ko batandukanye batagikundana. Mama yihamagarira Nizzo ngo amubaze. Nizzo yamubwiye ko Mike ari we wamwanze atazi icyo yamuhoye. Mama Mike aramurakariye ati uriya mukobwa yari mwiza, yubaha, kubona undi nkayo bizakugora. Byatangiye byita iby'abana, ariko ubu uri kurangiza kaminuza, uri umuntu mukuru, ejo wavamo umugabo. Abandi iyo benda gukora ibirori bya graduation berekana abakunzi babo. Wowe wakoze ibiki koko? Uriya mukobwa ndabisubiramo ntiyakabaye yaragucitse. Ibaze ko ari kumbwira ngo azakomeza nyitagira bukwe, wowe ngo waramwanze. Mike ati njye sinamwanze, niwe wansabye ko dutandukana, ntacyo nari kurenzaho. Mama ati birakureba, ibyanyu simbizi, ariko warahemutse. Mike yariturije akomeza kurwana no kwakira ko bamwanze. Igihe cyaje kugera nk'abenda kurangiza amashuri ya kaminuza, batangira kwandika ibitabo. Arangije kwandika icyo ajya mu buzima busanzwe butari ubw'ishuri, ategereje igihe ari kwambarira. Muri icyo gihe yabaye agiye kuba mu mujyi aho yari yarabonye akazi. Yumvaga atangiye kwiyakira. Nyuma y'amezi 6 rero nibwo Nizzo yari yongeye kumuhamagara amubwira atyo, bakanahana gahunda ko ari bumusure ku munsi ukurikira. Koko Nizzo yaje kumusura. Mike wari ufite byinshi yifuzaga kumubaza, ashaka kuganira nawe birambuye akamenya icyo yamuhoye. Yatunguwe cyane n'ukuntu Nizzo yaje afite ibikapu 2 biremereye. Kimwe cyari kirimo umuceri, ubugari, ibishyimbo, ifu y'igikoma n'isukari, ikindi kirimo utundi tuntu twibanze. Mike akibibona yasheshe urumeza, yumva ababariye Nizzo ataranamenya icyatumye mwanga. Ku muntu wateguraga ibirori bya graduation byo kwambara ikanzu n'ingofero, azi neza amafaranga bizamusaba, Nizzo yaramuremeye. Ibyo bintu yaramuzaniye, yarabirebye abona azabirya nk'ukwezi n'igice. Uretse guhaha amakara n'amavuta gusa, yabonaga ntacyo atamuzaniye. Rwose yari kumara iminsi myinshi abayeho neza bikesha Nizzo. Nawe kugira ngo amushimishe, yari yandayanze ajya ku muhanda agura inyama. Mbere yo kuganira byinshi babanje guteka. Gusa barangije guteka saa 9. Barangije kurya, Mike bari bwibuka ko wamusuye burya ari umukobwa, ko atari umuhungu bararana uko biboneye. Yaramubajije ati ko bwije se uburataha? Nizzo ati ninde uri kubaza? Nawe ati niwe ndi kubwira. Nizzo ati reka tuganire, ibyo gutaha byo ntibishoboka, nanjye ndaje mbizi. Buriya nakabaye naje mu museso nkabona uko nza gutaha, ariko nahisemo kuza aya masaha. Mike ati waje uzi ko turi burarane rero? Nawe ati yego, ahubwo mbaza icyatumye ngusaba ko dutandukana. Mike ati mfite amatsiko. Ni iki? Umukobwa turabizi, nigeze kuza kugusura mari iminsi 2 ndaza njyenyine. Buriya byarambabaje cyane ku rwego utabyumvaho, kandi nifuzaga kumenya icyo abandi bakobwa bandusha. Urangije upfusha ubusa. Niwari ukwiye kujya unsiga mu nzu ngurane na bariya batipe. Ngeze muri kaminuza rero narisanzuye.
nagize amatsiko yo kumenya uko bimera. Mike yaratungwa ati hanyuma nawe ati umusore twabikoze yankundaga kubi, nyuma yaho narararutse cyane nanjye mukunda bidasanzwe. Kubera ibyakurikiyeho numvaga ntakwiriye gukomeza gukundana nawe, gusa naje kumenya ko yancaga inyuma, niwe wankatiye. Nyuma yo gutandukana nawe nagutekerejeho, nibuka ukuntu nkundaga ntawe uryarya, wifuza ko twazabikora twarabanye, ntekereza kukugarukira nguhamagaye biranga, mpamagara mama wawe mwisabira nimero yindi. Numvaga ndi nk'umugore wahukanye kubera kugutekerezaho cyane. Mike yumvaga ababaye ariko ntiyabimwereka. Umukobwa yarakomeje ati kuko umusore nananiwe kumwibagirwa, navuze ni ninza tukaryamana tukararana ijoro ryose, wenda ndahita mwibagirwa kurushaho. Mike tuzi ko uri umusazi kuko nicyo washakaga. Nawe ati yego, ubu warakuze nanjye narakuze, ndi umunyeshuri wa kaminuza, nta kintu natinya kukubwira, njye ndi ko kuvuga ukuri ari byo byiza, niyo mpamvu nkubwije ukuri ngo mbabarire, ubizi neza nyine ibyabaye. Ntabwo nifuza ko wambabarira ngo noneho nyine uzagenda umenya ibintu nakoze nyuma ubimenye gake gake twarasubiranye. Mbwira rero, nizere ko atari nka kera ngo ukandaza njyenyine, niturarana ndabizi bizamunyibagiza. Mike ati warasaze noneho ndabyemeje, urumva njye nabyemera? Uzi n'ikindi, ndagaruka hano mu gitondo. Umukobwa tugiye ugiye kunsiga mu nzu nanone? Nawe ati yego, sinarana nawe, ntabwo ubwo buryo aribwo natekerezaga ko ibintu biri buze kugendamo. Niza ati ntukinkunda? Mike ati nkubwije ukuri kuko ibagirwa byaranze, no kuba umbwiye ko waryamanye n'undi musore birambabaje cyane, gusa sinumva ko twakwiyongera ku cyaha gikomeye bene ako kageni. Niba aribwo buryo wateguye bwatuma dusubirana, wumve ngo ntibikenewe. Njyewe ndabizi ko waje nyine ubikuye ku mutima ushaka ko dusubirana, nabibonye uburyo wajemo nyine, no kuba waje ubwabyo birahagije. Rero wikwigora nyine ngo dukore n'ibyaha, ukwiriye no kwicuza ahubwo ibyo wakoze, tugatangirana ufite umutima ukeye. Njye ndacyagukunda. Niza ati niba ukinkunda noneho ukaba wemera ko dukomezanya, ngaho genda, nuko nzi ko abasore bose muba ari byo mushaka. Nawe ati oya, njye uranzi ndatandukanye, siyo ntego yanjye. Yagiye kurara ku nshuti ye mu gitondo aragaruka, we na Nizo baganira ibintu byinshi. Niza amusaba imbabazi koko, Mike adatekereje kabiri aramubabarira, yemeye ko basubirana ndetse banategurana ibirori bya graduation byari kubera iwabo mu rugo. Nyuma yo kubitegura neza, Niza akabona amafaranga Mike yasabwaga ukuntu yari menshi, yaramubwiye ati njye nzakugurira keke, nzaza kare ndibibibura ngufashe no mu myiteguro. Mike yaranezerewe ati biranshimishije kuba uzagira uruhare mu birori byanjye, nanjye natekerezaga ko bizaba bisa udahari, mwumva bitazaba byuzuye. Niza ati nuko ngukunda, gusa ninjye tuzaba turi kumwe n'umukunzi wawe. Nawe ati nawe urabaza koko ninde wundi twazaba turi kumwe? Niza agitaha, Mike yahamagaye bababwira ko yasubiranye nawe. Mama we yarishimye ati erega amaze iminsi amamagara, ni nanjye wamuhaye nimero yawe ya MTN. Nawe ati yarabimbwiye mama. Mama we ati niwe mukazana nashatse kuva kera, uriya mwana ndamukunda. Gusa nubwo Mike yari yemeye gusurana na Niza atanatekereje kabiri, yumvaga ababajwe nuko umubyeyi yaramubwiye hari harimo no kuba yaryamanye n'undi musore. Ndetse mu biganiro byabo bya buri munsi, Nizo yabaga afite imvugo z'umuntu wararutse ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Ariko Mike yaribwiraga ati umugani wabiririmbye, urugo mukunda si urukundo, ni amadayimoni, ntakabaye mureka. Nyamara mukunda umunsi ku munsi. Umusore yarabisegereje aravuga ati kuko twari twaratandukanye, yari yemerewe gukora ibyo ashaka. Ubwo angarukiye azisubiraho aho umwana mwiza nk'uko byahoze. Ikindi nyine ninjye abigizemo uruhare, ahari iyo nemera ko turyamana ntiyari kujya gushakira ahandi. Ubundi se koko umuntu ugana kuriya yagira imyaka irenga 20 atararyamana n'umusore? Reka ndeke kurengera, ni ibintu bisanzwe. Ubu se ko umuntu ashakana n'umudamu wabyariye iwabo yarahuye n'abagabo benshi, kuki noneho waciye inyuma ku muntu umwe? Ntabwo tutari gukundana, kuko tutasubirana? Nabirenze nuko ari twe turemereza ibintu. N'ubundi nta mukobwa w'isugi wabona, abakobwa benshi banaguca inyuma ntibabikubwire, uriya we ni mwiza kuko ari umunyakuri. Ni ikimenyetso cy'uko agiye kwisubiraho. Ku munsi w'ibirori Nizo yarahigereye, yasanze batakoze dekorasiyo neza, yigurira ibikoresho arayikora, ndetse yari yazanye n'ururabo rw'amafaranga ngo baze kuhacana umucyo. We na Mike basohokanye mu nzu bagana ibirori byari bigiye kubera, afite urwo rurabo, abantu bose babashungereye. Abandi bakobwa n'abasore bari babari inyuma bisa nkaho hari abageni.
Nizo yanze kumuva iruhande, bagezeho kwicara ashyira ururabo ku meza imbere ya Mike, warahaguruka ajya gushyashyana mu byo kuzana keke, kuyicana, kuyikata, kuyisangiza abitabiriye no mu gufungura champagne ku buryo atabonye umwanya wo kwicara. Ibirori byarakomeje bigira ubwo bifuza ijambo barihabwa bakaboneraho gutanga impano. Nizo nawe yafashe ijambo ariko abanza kumuririmbira indirimbo y'intsinzi amwifuriza kwishimira umunsi mwiza wa graduation. Mike byaramurenze, habura gato ngo amarira amanuke ku matama. Umukobwa yamaze kumuririmbira avuga ku mugaragaro ko amukunda cyane, ati ni inshuti yanjye magara, ndamukunda cyane, namukunze kuva kera, twafatanyije muri byinshi, kugira ngo agere hano byaramugoye cyane, kandi nzakomeza mukunde, dukomeze no gufashanya muri byose. Rubanda bakomye amashyi bemeza ko ari uza w'umugore we. Ibyo birangiye yazabye ko bacuranga indirimbo ibyinitse, aramubyinisha, amuha n'impano y'umupira uri mu gakarito yari yamuteguriye. Gusa nyine ntawe umenye ko ari umupira, Mike niwe waje kubibona nyuma. Bose barabyishimiye, ababyeyi ba Mike baranezerwa, bati niwe waryoheje ibirori rwose. Ruriya rurabo yazanye rwatumye abantu bashungera, ukuntu yamubyinishije, ijambo yavuze, uriya mukobwa ataba, ibirori ntibyari kuba ibirori. Iki cyaro rwose aradususurukije, uriya ni umunyamujyi. Ibirori byarakomeje, abantu bakomeza gutanga impano banifotoreza kuri Mike. Kubera ko yifotozaga ari benshi kandi hari ururabo rw'amafaranga, Nizo yaramwegerera amwongorera ati aya mafaranga nayo abakoze ururabo urabizi isa yanjye, narishyuye kugira ngo barunkorere bashyire amafaranga yawo. Byari by'agatwiko kandi kabaye, n'ibirori ubu ngubu bigiye kurangira kuko abantu bari kukwifotorezaho birarangira bahita bataha. Rero amafaranga yo ngomba kuyabasubiza, aho kugira ngo baze kwibira muri aka kavuyo kandi ari na menshi, ndayajyanye, ndanahita nsubira ku ishuri, wowe ndaza kuguhamagara. Nizo yahise yigendera, abandi bakomeza ibirori. Nizo yageze mu rugo aramuhamagara ati mwana, uzi ko moto yanuye hasi? Nuko ati nsobanurira, byagenze bite? Nizo ati moto kuko yari dutendetse twaguye hasi, imvunika byoroheje, nagiye kugura agapomade banca 10,000, za nkweto zabambutse sinzongera no kuzambara, twagiye imbere tugura silipo nizo natashye nambaye. Mike ati ndumva nkwiriye kuza kukureba. Nawe ati oya, ahubwo se nta mafaranga ufite ngo ungurize? Mike ati sinayabura kandi abanyifotorejeho bose bayampaye, bampaye amafaranga pe, rwose bantwereye, niba ari no gutwerera bampaye amafaranga ahagije. Nizo ati nari ngiye kugusaba make, ariko niba uyafite niyo yayo, nguriza 220,000 njye kwishyura ishuri mu gitondo, nze no gusagura gukora anniversaire ya mucuti wanjye. Data wacu yagize ikibazo, amafaranga ngazayama nyuma y'icyumweru, kandi nta muntu uzakora ikizamini cyeje arimo ideni. Ndi kugerageza kuguza abantu nari nizeye bakantenguha, kandi nubwo bashobora kuba bari buze kuyama, wayama nyine kuwa kane se ubwo ari kera. Uwo mucuti wanjye nawe yamaye amafaranga ngo nzamukora anniversaire iberi wanjye, ariko banyibye gaze, ariko naravuze ntabwo nakomeza kubaho nta gaze mfite, mpita nyigura. Nabirenze rero wowe yashyireho, ushaka wanarenzaho 30,000 nzayaguha kuwa kane, kuko nta kabuza byo nyine data wacu azayama. Ni unyishyurira, urumva ko byizewe. Nta nubwo azama ishuri gusa, azama kwishyura inzu, amayo kurya, ku buryo nzasaguramo nayo ngayo anniversaire. Mike yashyizeho yihuse, akiyashyiraho yamuhamagaye ashaka kumubaza ko yabonye, umukobwa ntiyamwitaba. Yamaze isaha ategereje, yongera kumuhamagara ntiyitaba. Yumvaga byo azayamuha kuko yari yamwitangiye mu birori, ntacyo atakoze, ntacyo ari kumubuza kumwizera. Mu birori yari yanavuze ko amukunda, uwo yari umukunzi we wa kera watoragwa amafaranga akamwiruka inyuma akayamuha. Yumvaga atamwambura utwo dufaranga. Umunsi wose warangiye umukobwa atamufasha. Yakomeje gutuza, agera ubwo asubira mu mujyi, yamuhamagara nabwo ntamufate. Yamwandikiye ubutumwa bwinshi amubaza impamvu atari kwitaba, ariko ntiyamusubiza. Icyumweru cyarashize, ikindi gishira ari uko bimeze. Noneho yagerageza gukoresha izindi nimero, nabwo umukobwa ntayifate. Umusore yarazengereye, yibaza niba umukunzi wari amahoro. Nyuma y'ibyumweru 3 yaribwiye ati nimuhamagara ntayifate, ndahita njya kumushakisha. Yongeye guhamagara, none haramwitaba. Yamubajije ikibazo afite, umukobwa ati navuye mu birori nsanga umusore twari turi gukundana yaje iwanjye, turahahurira. Wa wundi nakubwiye ko nyine ari wanciye inyuma akanankatira ngasigara mbabaye. Urumva yansabye imbabazi aranarara. Nari nzi ko ninkwitaba araba yumva ibyo tuganira, kuko ntabwo twatandukanaga, kandi wowe wari wongeye kujya unyita sheri nk'uko byahoze kuko twari twasubiranye. Sinifuzaga ko rero yongera kugenda ndiza ko ndi kumutendeka kubera wowe. Nawe urabizi wari waritangira ubuzima bwawe, hari nk'undi mukobwa muri gukundana. Naranatekereje ndavuga nti reka nguhe umwanya
ureke guhobokera nyine gusubirana nanjye, ukomezanye n'uwo mwari muri kumwe, kuko nanjye nyine mfite undi. Amezi 6 ni menshi, ndabizi rwose nubwo bivuga ngo ibintu by'inkondo bivuyemo niwabura umukobwa muri kumwe. Mike yabaye nk'ubakuyemo umutima, yumva umutima ubakoresha ibiganza bakawukanda mu nda haramurya, yumva wagira ngo wasutsemo aside. Arihanganira amaze ati amafaranga yanjye se? Nawe ati ngo uri kubaza amafaranga 250 gusa, uteranye ibyo nakoze byose urumva amafaranga nyine yagendeye. Icya mbere ubwabyo gutega byonyine kuva homba nkagera iwanyu njyanwa amafaranga arenga 15,000. Icya kabiri gukoresha ruriya rurabo rw'amafaranga usiko bitwara 20,000. Reba keke nakuguriye, reba amafaranga yose nashoye, ayo nategesheje, ayo nahombye, umwanya nataye, urumva yo wambaye atari make ahubwo ukwiye kunyongera nde? Mike ati bivuze ko ibyo wakoze byose wari ugamije kwishyura amafaranga? Wangujije kuko washakaga kwishyura? Nawe ati yego. Ikitumva ni iki? Kandi bibaye byiza wareka kuzongera kumpamagara Mike, utazanteranya na sheri wanjye. Mbabarira ntuzongere gutera amanimero ngo mpamagare. Anniversaire nakubwiraga niye ndashaka kuyimukorera, nubwo rwose twari tukiri gushwana. Njyewe nari naratandukanye n'umusore kandi naramukundaga, rero nari kugenda nkamukorera anniversaire nkamutungura, nkareba ko atanyemerera ko dusubirana. None nagize amahirwe wariyizira aza kunsaba imbabazi mbere yo gukora anniversaire kuko yanifuzaga kunyerekana. Nari yamaze ndi kuyakoresha mu birori bye. Data wacu aba yarishyuriye rimwe y'inzu, yararihiye rimwe, ishuri yarishyuye umwaka wose, akamama make yo kwifashisha, nagira ikindi kibazo nkamuhamagara. Ayawe rero narayamaze, sinzi naho nzayakura. Mike ati none se ibyo wakoze byose ari ugamije iki? Nawe ati nari mbizi ko uzabona amafaranga menshi kuri uriya munsi, ikindi ufite akazi keza uradamaraye, nta kundi nari kugukora amafaranga rero. Nayabariye nkimenya ko ufite graduation kuko ubukene bw'ubumereye nabi. Mike ati nizo wasimbiye satani ryari? Nizo yahise amukopa, ntiyashaka no gukomeza kumwumva. Mike yananiwe kubyakira. Bigishyushye yagiye ku isoko agura umuti wica udukoko arawunywa. Yaragiye aragaragurika agiye gupfa. Kubw'amahirwe umukobwa wo mu gipangu wajyaga amuteza akavuyo akindira adakomanze akaza asakuza, aza gutira icyuma cyo gukatisha imboga. Yabonye atafunze asunika urugi asakuza amubaza impamvu yaryamye kare. Umusore yakomeje guceceka, uwo mukobwa aje kureba abona yenda guhwera. Byihuse bamujyanye ku bitaro baramuvura arakira. Aho akiri yabwiye iwabo ibyamubayeho byose, mama arashengurwa, ndetse bose bumva ko nubwo yari yafashe umwanzuro mubi wo kwiyahura, umwanzuro udakwiriye, ko na Nizo yari umwicanyi, ibyo yari yaramukoreye byari nko kumwica kabiri. Yagiye yiyakira gake gake, iwabo nabo bamuba hafi, inshuti zimuba hafi, kuko bari bazi ibintu byose byamubayeho. Mu mezi nk'6 yongeye kuba Mike utuje, yongera kuba Mike wa kera. Iby'abakobwa byo yarabizenutswe, ibyo gukunda ntiyabyumva akagira ubwoba. Igihe cyakomeje guhita, kubw'amahirwe aza guhura n'umukobwa wundi mwiza, amwitaho gake gake, agenda amuvura ibikomere. Ibyo yibwiraga ko atazasubira mu rukundo bigenda nka nyombere, abyibuka ahubwo bari gutegura ubukwe, hadaciye kabiri burababara abana. Bamaranye amezi 2 gusa babana nk'umugabo n'umugore, wavuga ko bari bakiri nko mu kwa buki. Mike nibwo yongeye kumva ibya Nizo, yamenye ko yapfuye. Ni mama wa Nizo ubwo wari umwihamagariye arira, yarambwiye ati sinari kubura kukubwira ko Nizo yapfuye nubwo nzi ibyabaye hagati yanyu. Mike ati yishwe n'iki? Nawe ati yapfuye ari kubyara. Mike ati yari yarashatse? Umubyeyi ati sinari nzi ko anatwite, ngo yakundanaga n'umusore yamutera inda, uwo musore aza kumwanga yigira mu mahanga. Umukobwa yarabiduhishe kugera bamukuyemo impaga z'abakobwa 2, akava cyane agahita apfa. Ku muntu rero urimikiye Mike iyo ari kuba ari inkuru nziza, ariko Mike yananiwe kubyakira. Agahinda karamushenguye, yego yari yarababaye, ariko mu bibi yifurizaga Nizo gupfa, none hagapfa asize impinja ntibyari birimo. Yabimenyesheje umugore we, nawe bimushengura umutima. Bagiye gushyingura, mu gushyingura bariho bamenyera ko umusore wamuteye inda bari bamaze igihe babana mu nzu, bakaza gushwana. Umusore yigiriye mu mahanga, Nizo yanga kuyikuramo kuko yendaga kurangiza kwiga, ariko yarayihishe. Yewe agera igihe cyo kubyara atagiye no kwa muganga ngo bamupime. Ntiyajyaga kwipimisha nk'abandi babyeyi ngo ajye kureba uko umwana ahagaze mu nda n'ibindi byose ababyeyi batwite bakora. Ni niyo mpamvu atamenyaga ko anatwite impanga, yumvaga yaratwite umwana umwe gusa. Ibyo byose byamugizeho ingaruka. Kari agahinda kenshi cyane ku munsi wo gushyingura. Se wabo wamurihiraga kaminuza yarazengereye cyane, arababara, aricuza, kuko yari yaramurihiye ashaka ko yazavamo umuntu muzima, agahindura ubuzima bwe, agahindura n'ubwabo barabakene.
abana bari kuzarirwa na nyina wa Nizzo kuko n'ahandi bari kujyanwa. Hakurikiyeho iminsi y'agahinda. Gusa umunsi ku wundi umugore wa Mike yahoraga atekereza kuri mama wa Nizzo wari ukennye, arwana no kurera barumuna ba Nizzo, akongeraho Nizzo mpanga. Yasabye Mike ko bajya gufata umwana umwe bakamurera, abanza kutabyumva ariko agera ubwo abyemera. Bagiye kuzana umwana umwe kuko bagombaga kumureresha amata, ntabwo byari kubagora. Mama wa Nizzo wari uzi ibyo Nizzo yakoreye Mike byaramurenze ararira, aramubwira ati nicyo cyatumaga ngukunda. Sinifuzaga ko hari undi wazabana n'umukobwa wanjye utari wowe, nuko yigize icyomanza akakureka akajya mu bandi basore. Mike ati ibyabaye ntitwabisubiza inyuma, wenda reka ngire urugo namukunze, njye na madamu wanjye tuzite kuri uyu mwana nk'uwacu. Ibyo byarabaye, umwana baramujyana ndetse bajya no mu mategeko kugira ngo bamugire byemewe. Abantu bose bamenye amakuru y'ibyo Mike yakoze byo kwemera kurera umwana wa Nizzo nk'uwe, baravuze bati afite umutima ukomeye, afite umutima wa zahabu, umutima ntugereranwa. Ntibari bazi ko umudamu ari wamuhaye iyo nama, no kubyakira bikabanza kumugora, bikabanza kuba intambara. Gusa nawe yatabyemera ntibyari gukorwa, kubimwitirira byarumvikanaga urugo uwo mwana ari kurererwamo rwari urwe. Kugeza uyu munsi umwana wa Nizzo afite imyaka 2. Mike n'umufasha we baretse kuba babyaye iwabo kugira ngo babone ko barera uwa Nizzo neza, bazabyara uwabo bwite, bisa nko kumukurikiza igihe kigeze kuko n'uwo bamufata nk'uwabo. Igitangaje, uwo mwana akura afata isura ya Nizzo. Mike yamubonye ntamubona nk'umwana gusa, amubonamo amateka y'urukundo rukomeye yigeze kugira, ibyiza n'ibibi byaruranze, n'isomo rikomeye yize ryo kubabarira no gukomeza ubuzima nubwo yaba yarakomeretse cyane. Wowe tugiranye ku musozo, nizeye ko twemeranya ko uburiganya, kutaba inyangamugayo no gukinisha urukundo rw'abandi bishobora gusenya ubuzima bwawe n'ubw'abandi, kandi ko ari ingenzi kugira ukuri, kubaha uwo mukundana no gufata ibyemezo birimo ubushishozi aho kuyoborwa n'inyungu z'igihe gito. Nubwo Mike yari yarahemukiwe, yakoze amakosa akomeye. Yemeye gusubirana na Nizzo kubera amarangamutima y'urukundo yari agifite, aho gukoresha ubwenge gasesengura niba koko Nizzo yari yarahindutse. Yananiwe gushyiraho imipaka. Nubwo Nizzo yamweruriye ko yaryamanye n'undi musore ndetse akaza afite intego zitari nziza, Mike yarabyirengagije aramwakira. Ibintu byari ikimenyetso cy'uko hari ikibazo gikomeye cyagombaga gutekerezwaho mbere yo kongera kumwizera. Yizeye vuba cyane umuntu wari waramaze kumugirira nabi, kumwemerera ako kanya, kumwinjiza mu buzima bwe no kumushyira ku rwego rw'umukunzi nta gihe cyo kugenzura imyitwarire kibayeho, byatumye yongera kugwa mu mutego. Yemeye gutanga amafaranga menshi atabanje gutekereza no gusuzuma neza ibintu byose. Yafashe icyemezo gishingiye ku byiyumvo aho gukoresha ubushishozi, bimuviramo guhomba no kongera kubabazwa. Urukundo nyarwo rushingira ku ndangagaciro, ku kwiyubaha no kugira intego, si ku byifuzo by'umubiri gusa by'ako kanya. None se turemeranya? Bitubwire muri komenti. Naha dusoreje n'iyi nkuru, dukomeze tubane no mu zindi. Bye, mugire ibihe byiza.